ni mu mudugudu wa Kayanza mu kagari ka Myanike mu murenge wa Muringa mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Ni nka hegitari 2. Kuri hegitari 2 hariho ibiti bingana iki? Menya bigera ku 200 hari niba atari na 500. Kubera ko umuntu aratera hakagira ibipfamo. Iyo dufite umuhinzi nk'uyu tugafata nk'itsina ry'urubyiruko tukabashyira hano hantu bakaza bakahigira, bakura ubumenyi bakemeza yuko nabo bagiye kugenda bagahindura ya myumvire yabo, bwa buhinzi babona koko bwabyara ikindi kintu gikomeye. Bihe byiza bakunze b'icyuzo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Nk'uko bisanzwe tubanza gusuhuza abahinzi n'aborozi, kuko kugira ngo umusaruro nk'uyu nguyu uboneke niko hari ababa babigizemo uruhare, kandi abo nibo twibandaho cyane. Aka kanya nk'uko muri kundeba ku izuba ritoroshye, ubu turi mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa, aho twasuye urubyiruko rukora ubuhinzi bya kinyamwuga, rushobora kwigisha bagenzi babo bafite icyo kuvuga cyafasha urundi rubyiruko mu mpande zitandukanye, mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, rwabashije kwiteza imbere, rutagisabiriza, rutagifite ikibazo cy'uko ari abashomeri, kuko ubushomeri nk'uko tugenda dusura urubyiruko rutandukanye batubwira ko ubushomeri ari imyumvire cyangwa se bituruka mu mutwe. Hari ababa barakuye amaboko mu mifuka bagakoresha imbaraga z'umubiri n'ibitekerezo bakabibyaza umusaruro. Aha rero turi kumwe n'umujene ukiri mutoya, ku myaka ye iri nko mu myaka 30 cyangwa 32, hagati ya 28 na 35. Agiye kutubwira byinshi, atubwire uburyo igitekerezo cyaje cyo guhinga ibinyomoro, ababimufashijemo. Inyuma y'ibinyomoro murabonamo hagati muragenda mubonamo ibiti bya avoka. Twe tumenyereye ko avoka zera mu ntara y'Amajyepfo cyangwa mu ntara y'Iburasirazuba, nk'uko muzagenda mubona ibiganiro twagiye dukora, ariko twasanze no mu karere ka Nyabihu ivoka zihera. Ibinyomoro, ikinyomoro cyo murakibona ko kimeze neza cyane. Ni byinshi tugiye kuganira n'umuhinzi, ni inkuru nziza agiye kutubwira, n'inama yagira urundi rubyiruko muri rusange, kugira ngo tubashe kwiteza imbere, tubashe kubaka igihugu cyacu, igihugu gifite urubyiruko rufite icyo gukora kandi rubasha kubyaza umusaruro amahirwe bahabwa y'ubumwe, leta y'Abanyarwanda, biciye mu ihuriro ry'urubyiruko ari ryo RYAF, rikora ubuhinzi bya kinyamwuga. Reka dutangire tuganira n'umuhinzi, atangira twibwira. Murakoze, nitwa Nizeyimana Sylvestre. Reba u Rwanda rwose rukukureba, nawe rurebere ndikureba kandi ndurimo, kandi ngiye kugwigisha n'ubuhinzi bw'ibinyomoro na avoka. Aha ni he amazina? Hano ni mu mudugudu wa Kayanza mu kagari ka Myanike mu murenge wa Muringa mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Mu karere ka Nyabihu ibinyomoro ariko ngo ni ibyaho. Ibinyomoro nta kibazo, hari ababihinga bikanga, ariko iyo ubutaka bwashimye nka guca kandi ukabyitaho biremeraga. None ukubona bitaremeye. None se ubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 32. 32. Watangiye ikintu cy'ubuhinzi ryari? Ni ukuvuga ngo natangiye ikintu cy'ubuhinzi bw'ibinyomoro ntangirira ku binyomoro bikeya. Ubonye byemeye ntera nk'ibi. Hari nka ryari mu mwaka wowe? Ni ukuvuga ngo buri mwaka ubuhinzi ukibutangira cishaga mu mwaka umwe, iyi nshuro ni ya gatatu. Ni ya gatatu utangiye guhinga ibinyomoro, ariko ubu nibyo byinshi nahinze gusumbya indi myaka. Cyangwa ikindi gihe cyabayeho? Ikindi gihe cyabayeho ngitangira, bino nibyo byinshi nabashije guhinga gusumbya ibya mbere. Turi mu karere ka Nyabihu, twageze mu murima w'ibinyomoro. Ubundi ikinyomoro cyitabwaho gute mbere y'uko gihingwa? Tutangiye mu murima, tugiye guhinga, twigishe bari abantu bari kutureba. Agoronome bohereza barangiza bakaduhugura uko ikinyomoro bagihinga. Ubwo umushinga Sayipu ufatanyije na RYAF barangiza bakatuzanira imbuto ikatugeraho. Ubwo twarangiza n'ifumbire barayiduha n'ishwagara. Ubwo twarangiza uko batwigishije, uko baca imyobo
nuko bashyiraho ishwagara. nuko twagiye guca umwobo babigishije gute? ni ukuvuga ngo ucubuja hasi santimetero 70 mu mwobo, ubugari bukaba bufite santimetero 50, hagati y'umwobo n'uwundi ugashyiramo metero 2, ubwo hagati y'ikinyomoro n'ikindi uzateramo. ubwo warangiza itaka muri rwa mwobo bari kurikuramo ijyagaho mukarishira ku ruhande. ubwo waba ufite igibisinde cyangwa itaka ritari ryagaho magiza ukarisubizamo. waba ufite ifumbire yenda ihoze barayiguhaye nta kibazo, ifumbire y'imborera ugafata nko ku gitiyo, warangiza ugashyiramo urubuto rw'urugemwe ariko rutariho yashashe, ishashe umanza wayikuraho. ubwo rero wamara gushyiramo urubuto, ubwo byaba bifashe ukabirinda ikintu bita ibyatsi, umwanda. ubwo kubagara. ubwo wamara kubagara, ubwo bano bagoronome baba baratwohereje bo kudusura no kureba indwara zibirimo, bakaja baraza, wabona ikinyomoro cyabaye nabi ukabatelefona baduhaye nomero, akaza. ariko imiti baba barayikubyiye, ariko akenshi ntabwo uba ukiyibuka neza. akakubwira ati ino ndwara yenda ni impfunyarazi, cyangwa iyi ndwara ni amavunja y'ibinyomoro, hari ababyita ibindi. ikinyomoro kikazamo utuntu tw'utudomo, kikazana utubara. ukubona hano nta twari twaza, ariko n'aha turukuza. ubwo iyo cyagwaye kirabiranya yo ntabwo ivugwaga, nta muti wa kirabiranya uhari. ubwo tugakorana neza, tukabona duhinze umurima wacu, ukabona ugenze nka guca neza. ubwo warangiza ukaja gushaka isoko, ubwo warangiza ukagurisha. muri uru rugendo rwo guhinga ibinyomoro, aba bakozi ba riyafu b'abajene nabo, ese mubishyura gute? ntabwo twe tubishyura amafaranga, ni riyafu ibohereza. yibohereje se kugira ngo ntibabace amafaranga menshi bikabavuna? oya, nta mafaranga babacaga, uko bazira kuri moto se, none nta mafaranga bakorera, kuko ni ukudufasha mu kazi k'ubuhinzi runaka. ubwo uko bahembwa nje ntabwo mbizi. muri make ujya kubona ukabona ugahamagara umuntu akaza ku buvandimwe bwe, ati nyishyura esanse. oya, nta n'icupa, nta n'iki. ubwo ni ukukugira inama, nawe ukazayigira abandi. ni ukuvuga ngo ni nka hegitari ebyiri. ni nka hegitari ebyiri. kuri hegitari ebyiri hariho ibiti bingana iki? menya bigera ku 200,000 hari, niba atari na 500, kubera ko umuntu aratera hakagira ibipfamo. watubwiye ko sayipu niyo ngo yabahaye imbuto? niyo yaduhaye imbuto ifatanyije ngo n'umushinga riyafu. yego. ubwo ubuhinzi bw'ibinyomoro nta batugurishaga, baraza bakabahera ubuntu. bakaduhera ubuntu, utegura umurima wawe ukabahamagara. ni ukuvuga ngo baratwigisha, bamara kutwigisha ubwo tugategura umurima. ibyo batwigishije bakabishyira mu bikorwa, natwe tugahinga. ubwo dukorana n'ubufatanye, ariko bo ari abarimu bacu, twe tudahembwa. tudahemba. niba ari leta ibahemba ntabwo mbizi. ntabwo urabimenya, wagiye kubona ubona baramfashije gusa ku gitekerezo. muri uyu murenge wa Muringa, urubyiruko ruri mu buhinzi cyane nk'ubu bwagutse ni bangahe? bangana iki? ni ukuvuga ngo urareba, wabona abarimo, ukaba washaka uko mukora yenda nk'ishyirahamwe. abantu ni benshi. buno nk'uyu mudugudu turi 7. watangiye gusarura no kujyana ku isoko? nsaruye 3. yego. ubu ikiro gihagaze gute cy'ibinyomoro? kuri 800. amasoko araboneka? amasoko araboneka. ataboneka ntabwo wakinjira mu mushinga, kandi amasoko yarabuze. amasoko go garahari. yego. ni iki wabwira urubyiruko ruzakurikirana iki kiganiro badakunda imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi kuba bakitabira imirimo nk'iyi? icyo nakigira inama urubyiruko,
ni ukwiyubaha kandi bakubaha bagenzi babo, barangiza uwo babonye akora ikintu cyiza akamusaba inama, kuko nawe aba agamije kugira ute kugikora. Noneho inama, ukugisha inama ntiwamwangira, wamubwira byose uko bimeze kugira ngo nawe abashe gutera imbere, ateze n'imbere igihugu. ubu ugemuye ku isoko ugemura nk'ibiro bingana iki? Ngemuraga ibiro 100, buno nta byari byararimo. Yego. Twabonyemo ibiti bya avoka. Bino biti bya avoka ubwo ni ukugira mu gihe ibinyomoro bizabe byashaje, voka zo zizagira ute zizakomeze. Kubona igiti cya avoka hano mu karere ka Nyabihu biroroshye, urugemwe rwo guhinga. Nazo barazituzaniraga. Bande bazibazanira? Mushinga. Ni ukuvuga sayipu niyo iba hari voka, hari ibinyomoro, ingemwe byose. Nari yafu. Nibyo none ko ari byo bizizana. Okay, reka tugushimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Tuzasangiza abagenzi bawe nabo bakiri urubyiruko bari uburyo wabashije kwiteza imbere. Ikintu nabatuma k'uyu mushinga gongera ingufu, ubwo noneho igihe uzazira uzasange turi 10 bameze nkanje, batuye ahantu hamwe, atari kuvuga ngo urajiriya n'iriya. Yego, dusange umwe ari iruhande rwawe n'undi guca. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Nitwa Ndayishimiye Felicien, ndi umukozi w'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi ariryo RIAF, rikora n'umushinga SAIP mu karere ka Nyabihu, umushinga ugamije guteza ubuhinzi imbere no kwihaza mu biribwa. Nshinzwe rero ubuhinzi bw'imboga n'imbuto muri site ya Nyabihu. Hano rero turi umurima w'abahinzi w'ibinyomoro, ni abahinzi bahuriye hamwe, itsinda ryo tuzamurane rihinga ibinyomoro ndetse ryagejeje no kuvangamo avoka kugira ngo igihe avoka zizatanga umusaruro tube tubona umusaruro w'ibinyomoro. Ibikorwa dukora byibanze muri iyi site harimo gufasha abahinzi kubongerera ubumenyi ku bijyanye no gutubura izi ngemwe z'imbuto z'ibinyomoro, kuva ku murama, guhitamo imbuto twakoraho umurama kugeza babonye umusaruro. Si ibyo gusa harimo no guhugura abahinzi mu bijyanye no guhindura ubuhinzi bwabo, bakabuvana mu buhinzi tuzana gukora busanzwe tukabugira ubuhinzi bwa kinyamwuga. Ikindi dukora harimo no gukora n'amakoperative, kuyafasha kunoza ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, cyane cyane duhuza amatsinda y'urubyiruko ndetse n'abahinzi bashaka gukora ubuhinzi bujyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ibyo bikorwa rero nibyo twibandaho cyane muri iyi site, nk'uko mubibona hano rwose naho turi bugende tunyura murabona ko hari imboga n'imbuto zigiye zitandukanye. Nk'urubyiruko nk'uko RIAF irebera cyane urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi, umubare w'urubyiruko rwitabira ubuhinzi ntabwo uragera ku kigero gishimishije. Rero kuba bakiri umubare uri hasi biracyasa n'imbogamizi, ariko dukomeza gushyiramo imbaraga haba mu bukangurambaga, dukora n'amakoperative tukabahuriza hamwe, tukageza kubashyira mu matsinda akora ibyo bikorwa, kuko bigenda bigaragara ko abahinzi bakora ibyo bintu. Iyo dufite umuhinzi nk'uyu tugafata nk'itsinda ry'urubyiruko tukabashyira hano hantu bakaza bakahigira, bakura ubumenyi bakemeza yuko nabo bagiye kugenda bagahindura ya myumvire yabo, bwa buhinzi babona koko ari bwa bundi abantu bakora n'ubateza imbere, ahubwo bwabyara ikindi kintu gikomeye. Izo mbogamizi duhura nazo cyane muri iyi site yacu, kuko mwayibonye site yacu ntago dukunze kugira ikibazo cy'amapfa, dukunze kuba dufite imvura nubwo ubona hari akazuba, ariko ntago tuba dufite impungenge z'uko tuzagira izuba igihe kirekire.